nyuma y'ubuzima noneho bwapanze iki? Nyuma y'ubuzima tuzaba twarapfuye. Amaji Abanzi baranzi. Abatanzi ntago banzi. Ntabwo bakuzi. Kandi ntibakanamenye. Amaji Yego. Uyu munsi wagusubiza ku ishuri. Narabibabwiye nimba nkubwiye ngo ngiri kumwe na u ngo babyita o kandi nzi o ukwayo nkasaba ko bansobanurira nyine impamvu banyigishije inyajwi n'ingombajwi bakaba bari kubiteranya. Ntago nshaka kwiga umuntu n'ababinkiga ntago mwamumenya, ariko hari isomo ryitwa ubumenyamuntu. Rero iryo somo naryita iteganya kumenya muntu. Ese ikigoye kumenya ku muntu ni iki? Ni umuntu wahemukina n'isaha nabwo ujya wicara kumva mu mutima wawe, umutima uragucira urubanza. Wamukoreye iki? Hari ryari? Namuzanye ku isi, narihemukiye. Gute? Iriya ndirimbo yitwa umuntu njya nyisubiramo nkagira ngo ni ubwa mbere nyumvisha. Nkibaza abantu bari gupfa iki? Yego. Ese kuri wowe wumva abantu bakabanye bate? Umuntu wese udukurikiye ahantu atuye hariho hose kugira ngo abeho ubuzima bwiza, yabana gute n'abandi bantu, abamwegereye yakitwara gute muri sosiyete? Yajya kure y'abantu. Ubwo yabanye neza n'abantu se? Elisati wabonye narabiririmbye. Ni ukuvuga ngo ubumenya muntu ni ukumenya ko umuntu atizewe. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, nyita Kigali News Channel, nyite Amaji the Black, nyite Rujama Phone Shop, nyite B1G, nyite Mango 4G, unyite icyo wifuza cyose. Ngira ngo mwabibonye ko twigarukiye. Haba abantu bankurikiye live kuri TikTok yanjye, n'abagomba kubona kino kiganiro kuri YouTube. Bimeze bite gadi wowe? Ngiye bimeze neza. Meze neza wowe utangiranya energy. Wowe wanzaniye imineke untamo, urumva nabona imineke ivanze na pome. Ariko nayo wari wabintumye ibyo bintu. Bimeze neza, nta kibazo, ndashima Imana. N'abantu bake cyane. Nta kindi nakubwira. Amaji yego, hari umuntu wabonye tudaheruka gukora. Umuntu mudaheruka gukora yabonye tudaheruka ikiganiro. Aravuga ngo buriya barashwanye. Twarashwanye ngewe nawe? Ngo wowe na Kigali News Channel mwarashwanye. Ubwo ndagira ngo uhite unasubiza n'umuntu wambajije ngo iyi channel ni yande? Iyi channel ni yanyu, iyi channel ni yacu twese muri rusange. Kandi nababwira ngo ngewe umuvandimwe ntago twigeze dushwana. None se ubu twashwana tukaba turi gukora? Kigali News Channel, abantu nyine bagira complex nyinshi, bavuga ibyo bashatse, bavuga bitewe n'imitekerereze yabo. Abamashyari, abadukunda bakavuga ko tutamuherutse, ariko nababwira ngo ntago twigeze dushwana. Yego. Ubwo nuvuga ngo ese Amaji ni iki kintu uyu munsi kigutungura ku muntu? Umuntu nta kintu na kimwe kijya kintungura. Ni nkuko igicu kibudika ejo mu kanya ukabona nta kintu kintungura ku muntu. Kikibudukura nyine urumva kiba cyabuditse. Ukajya kubona izuba riravuye, ukahita ubona imvura iraguye. Umuntu agenda ahindagurika. So rero nta kintu gishyashya kijya kinungura ku muntu. Iriya ndirimbo ya umuntu uyu munsi uramutse uyu munsi nta kindi gika uba wumva wakongeramo? Ahubwo iriya ndirimbo nta kintu kimbabaza nk'ukuntu nayikoze ikaba ngufi. Nyuma yaho nagiye mbona ibindi bintu. Wese nkorera remix y'umuntu. Remix y'indirimbo yawe? Uzi kwikorera remix. Ariko ni byinshi, ariko ibya mbere uba wumva nk'uwaguha nk'umwanya wayiha nk'iminota ingahe? Ntago wayibona kuko nshobora kuririmba umunsi wose. Ubu tuvugana nahita ndirimba ku kintu cyitwa Isiraheli. Si abantu se bari kubikora? Yego.
nyine umuntu agenda agaruka mu bundi buryo ku buryo ngo umuntu wamukorera indirimbo buri munsi buri munota buri segonda wajya umukorera indirimbo ariko nasanze nta kintu bimaze urabivuga nuko nyine kumva uruhutse umutima ariko umuntu ni mugari umuntu si nyamara abantu bagiye bavuga ibintu byinshi ku muntu no kuva kera ariko nta kintu byigeze bihindura nkawe noneho ni ikihe kintu bakuvuzeho we ku giti cyawe n'ubu bakimvugaho ukicara ukavuga ati cyakoze aho navuzwe pe umuntu ndamutinya bigeze kumbika ko napfuye wabibonye uri hehe se kugenda wisobanura ngo mu ndebe ndi muzima ntibababeshye so rero ibyo ni ibintu by'abantu ntago byantungura yego nuko nta kintu kijya kikubera gishya ku muntu oya ku muntu oya umuntu yibye ibyo birasanzwe nta muntu ugeze kubeshyira ko wibye wenda nk'urugero cyangwa ikintu nyine cyo kuguharabika ni nk'ikihe kintu urumva se byabura ko no guhera kera turi abana ariko twarebaga mwana imyembe twarayibaga ntago nkubeshye ibintu by'imyembe ibintu by'amapera bya bindi byo mu bwana nyine ariko kumbeshyera ngo nibye ubu ngubu bishobora kukuvuna yego Ama-G hari umuntu udukurikirana uba mu karere ka Rubavu yego ni umuturage usanzwe ariko se ni uwuhe muturage udasanzwe ni umuturage vuga nawe nuko yambwiye yarambwiye ati ndi umuturage usanzwe nkunda kubakurikirana ubwo yarambwiye ngo ese Ama-G nawe tuzamubona muri ibi bitaramo bigiye kuba bizenguruka igihugu press conference ibaye line up y'abahanzi bazaperformingamo ntabwo twigeze tukubonamo mani nta tegeko rihari ry'uko mumbonamo sibyo kuko ntago abahanzi bose bagiyemo sinumva rero impamvu ari njye bigarukaho ariko umuntu nimba gukunda sibyo akaba gukumbuye akaba kunyotewe no kubona Ama-G The Black ari kuturirimbira sibyo we yari yanambwiye noneho ngo mubwiye naza ndabasabye muzanzanire inkoko nigurire biriya bintu byose bifite ukuntu biba bipanzwe n'ababipanze gusa hari igihe amahirwe nyine atakugeraho ugasanga ntabwo wisanzemo ariko baturage banjye murabizi anytime nanjye bazama amahirwe zabasusurutsa kandi ndabizi ko tuzishima nk'uko dusanzwe twishima mboneraho kubwira boss wacu nkamubwira nti hanyuma njyewe biba bimeze bite boss oya hari boss wacu watugejeje ahanini ahantu tugeze kugeza ubu ngubu ariko wenda navuga ko ari uko wenda tutagaragaje imbaraga nyinshi mu gukora cyane abantu barimo hariya ntago nabaveba kuko barabye njyewe narabye expectingaga ko hadashobora kuburamo nka Kivumbi hadashobora kuburamo nka Waze hadashobora kuburamo nyine abantu bakoze bikatugaragarira ariko nabonye na Ruhumuriza arimo yego iyo bavuze Ruhumuriza ku bintu by'igiceri ubwo ngubwo agahoro kaba kahuye n'umunyutsi yes ariko ndabikunda nta muntu udakunda ibiceri ariko uriya ni umukozi ahantu hari akuka k'amafaranga pfa kumubwira ko hari ibiceri nanjye ni uko n'abandi sinshaka kubavuga ariko nishimiye ko kubona nk'ama performance ngiye kubona urukundo wenda abantu bagiye kugaragarizwa nka Juno mani Juno yaje akubita twika urumva ahita haza icyorezo bihita bimugira gutya mani ariko ubu urabona ko noneho
agiye kuza mu bundi buryo, ni nabwo azamenya urukundo abantu b'abafana be bamukunda. Biriya bitaramo se we ntabwo ujya wumva wifuza kuba oya boss amamagaye najya gukora, none se ko ari akazi. Rero hari ikintu cyitwa inkoko kigiye kuzanca no mu bantu. Umuntu aravuga ngo ndashaka gukora cyangwa se iki n'iki, akangura yagiye mu nkoko ako kantu. Ariko ntago wakwibagirwa indirimbo yitwa Nyabarongo, ntago uzibagirwa ibitenge, ntuzibagirwa uruhinja, ntuzibagirwa ikiryabarezi, kandi ibyo byose ndo birimo hano. Ariko nyine kubera ko hari ukuberereka ukiba wigire mu tundi tuntu, ugasanga nyine n'ayo mahirwe ageze gute akunyuze mu myanya y'intoki, cyane ko atari natwe twagakwiye kugumaho kuri new generation, nabo bakeneye. Ariko urumva bariho ese nta approach igibaho ku buryo wenda wowe ku giti cyawe ubonye kuri nta kwari wigeze wakira, ahubwo wowe wako approachinga umukiriye ukamubaza ngo wagona akazi? Ntago nyibikunda cyane, ariko njya mpamagaye nako cyane ko God nsigaye mfite indwara ikomeye cyane yo kudakunda kwitaba telefone. Kuko abantu benshi bampamagara hanini usanga ari ibintu, none ugasanga na babandi wenda nimba baranamamagaye bakambura, ugasanga bigendeyemo. Ariko ndabizi wenda ntago bampamagaye, ariko kwitaba telefone byanjye bisigaye ari gake, bitewe n'imirimo mba nibereyemo, bitewe na buri kimwe cyose mba ndi kwikorera. Ariko abaturage nk'ubu ejo simfite concert, mfite concert agana ejo mfite concert njyewe abaskytu ya B1 Jean ku isi hose. Ariko kubera ko mba ndi muri groupe yacu yo ku kazi, mba mbizi ko itariki 20 ngomba guperforminga. So rero ntago nzi kugigira cyane ngo nirukanke ngo romva ngo nanjye ngo munkiremo. Oya, iyo bagutekerejeho ujyamo, iyo batagutekerejeho ntujyamo, cyane ko nanjye hari igihe nakoze kandi nabo batarimo. Yego. So rero nta gusa nyine kiba kimbabaza ni bano baturage baba bamamagara we ngo umusango muzaza ryari, natekereza ko ntarimo. Urumva nyine babaturage barabajya baguhamagara se, wenda hari abaguhamagaye nyuma yuko amakuru ingoma baramamagaye ni Rubavu. Bakunda kumamagara abantu benshi ngo musaza ngo ruse ngo muzaza ryari. Rero urumva nibyo nabyo bigutera ikibazo. Yego. Kumva ko pressure y'abaturage bakubuze, ariko nabo bibuke ko ntago twese nabo mwakwirwamo, ntago twakwirwamo twese muri rusange, no kugibihe. Amajim, ubuzima urimo uyu munsi burakunyuze? Buranyuze cyane, 100%. Ubuzima ndimo impamvu bunyuze nuko nubwo ntajya muri ayo marushanwa, urumva nta mera nk'ukuntu nari imeze nibuze muri ayo marushanwa. Gute? Ni ukuvuga ngo igihe nari ndimo cyagiye cya kera cy'ibintu by'amagumaguma nizo, nukuvuga ngo nashyiraga imbaraga cyane mu gushaka ukuntu nanjye mba ndimo aho ngaho. Yego. So habagamo guspendinga, habagamo ibintu byinshi, ariko iyo mbonye batamamagaye nkabona bahamagaye abandi bahungu babishoboye, ndatuza nkavuga nti reka njye kugaburira inkoko, igire mu nkoko, bo bajye kuririmba nanjye ngaburira. Cyambere nuko twese turiho, ikintu kibi ni ukubaho nabi. Ngira ngo nk'ubu ngubu ndi live hano kuri TikTok, nakubwiye harya nahoze mbona nabateguje. Mukomeze mu mpera amashyi umuntu witwa Kigali News Channel God nawe ajya hano kuri TikTok, ariko
performance yanjye ndumva ari iyi ngiyi. iyi ngiyi ibikunyuze ibinyuze kuko abafana ba njyewe natangiye kuganira n'abafana abandi nta nubwo bari bababona barategereje bakeneye ama repetition ubu ngubu nanaririmba hano ariko ubuzima ndimo ni bwiza. ubu buzima bwiza rero bwawe noneho wifuza uyu munsi wifuza ko bwagera hehe noneho hamwe wavuga ngo mbaye muri paradizo nimba ariko nabyiye. Ikintu nifuza nuko nta muntu wabunkuramo ngo njyane mu bindi bintu bidafite shinge na rugero. Urabona ndi hano mu rugo uje kunkoresha ikiganiro unzaniye n'utubuto ndi kwitamo abafana banjye turi kwiganirira none se ubwo numva ikindi kibazo ni iki? noneho inzozi zawe uyu munsi ubaye noneho wifuza ku inzozi zawe uyu munsi wifuza nkadakubwiye ngo ubu buzima ntangira kuririmba narabwifuzaga kumenya uwo ndi we. Izi nizo zari inzozi zawe? Yego. Burya bwose twakubonaga nashakaga uzagende no mu ndirimbo. Byari bigoye se ubwo ngubwo kugira uzagende mu ndirimbo zanje zose. Yego. Nubura indirimbo wenda nkenye zagiye zimenyekana ukumva habuzemo ijambo inkoko mu ndirimbo zawe za kera. Ni ukuvuga ngo njyewe narapanze ukuntu ubuzima bwanjye ngomba kubutwara ukibaza uti noneho nibyanga ibi bizagenda gute. Aha, uyu munsi noneho uri mu nzozi muri bwa buzima wifuza. Njyewe ibintu nashakaga nibi ngibi bari kumbwira ngo kuki ngo wirirwa kuri TikTok ibagize iki? So ngo uba kuri YouTube ibagize iki? Nkweruka kuduha imirongo nikiramo imbaraga mu gutanga indirimbo nk'ukuntu nabikoraga still biransubiza muri bwa buzima kandi ndabizi ko nabishobora. Yego. Abafana banjye barahari benshi ariko nago nshaka kongera kubishyiramo imbaraga z'umurengera nk'izo nashyiragamo. Nyuma y'ubu buzima noneho bwo wapanze iki? Nyuma y'ubu buzima tuzaba twarapfuye kuko oya hano se ubu buzima bwo kwisi ubu buzima bwo mu nkoko bwo kuhinga bwo kurya ibyo nta bindi bintu nshaka gupanga gukora harera bikagenda neza nabindi ariko ikintu cya mbere nuko ibintu byanjye byose mbikora mbifite gahunda. Uzanyishinga ashaka kuyatamo buri wese yagakwiye kugira icyo bita purpose. Kavuga ati ngiye gukora kino gitaramo ariko ndahita mpingisha amafaranga harimo abahinzi banga ndi kubona abahinzi n'imbuto. Urumva iyo ni purpose umuntu aba yihaye. Yego. Ngiye gukora iyi firigo nkunda kuvuga nje imyuga yanjye nkora ariko ninkora iyi firigo harimo ibiro bingahe by'ibiryo by'inkoko. Yego. Nkagendera muri ubwo buzima iyo spirit. Nukuvuga ngo umuntu guhaye akazi gasanzwe ngewe mpita nkabaramo ikintu ikindi kintu noneho ukeneye. Nuko nguko ngewe mbayo. Amaji abanzi baranzi abatanzi ntago banzi ntabwo bakuza kandi ntibakanamenye. Amaji yego uyu munsi wagusubiza ku ishuri sibyo? Wumva wakwiga iki cyangwa mu myigire yawe wakosora iki? Nakwiga icyo bita agronomy. Ikindi nakosora mu myigire yawe yahahise none se ko numva ntacyo nta kintu wakosora. Icyo wahindura ni kwiga ni section ariko ntago wanzanaho ibintu bitameze neza. Ikintu cya mbere ariko ikinyabupfura mani njyewe nakuze mfite ikinyabupfura tu. Ahubwo bakambwira ngo kuba nasobanuriye umuntu ikintu ukuntu ndi kucyumva bakabifata nk'ikinyabupfura gikeye.
narabibabwiye nimba nkubwiye ngo a ngo iri kumwe na u ngo babyita o kandi nzi o ukwayo nkasaba ko bansobanurira nyine impamvu banyigishije inyajwi n'ingombajwi bakaba bari kubiteranya uri kunsaza o warayinyeretse ukuntu bihinduye nabibaza wowe ibyo bakureze wifashe mu mutwe nego baragarutse bavuga ati noneho ibintu bihuza o a e o ndayizi ariko kajya kubona oxygene kuki batayandika ngo o mani ni birebire ibyo ku ishuri tujya tube ku ishuri nagenda ameze neza ndi umwana mwiza yego ntabaza ariko kubaza bitera kumenya noneho uyu munsi wagenda noneho utabaza ibyo bakubwiye byose ugatwara uko akunda kubwira ngo umuntu yize ku bigo bitandatu mana kubera kubaza ni ukuvuga ngo uri umwana w'umunyamatsiko cyane se cyangwa ngo kwandika garçon garçon ni umuhungu ngo iyo hatariho kariya kantu kitwa accent diye ngo basoma garicon nkibaza aka kantu ngashyize hejuru byakwitwa ngo ukibyo nyine ni ibintu nanjye byari byarancanze ndavuga ati nzajya mbaza wenda niyo ngira imana bansubiza none se ntabwo ujya hari isomo sinzi nimba ari ibyo bita ubumenyamuntu biology ntabwo ntabwo nshobora kwiga umuntu n'ababinkiga ntabwo mwamumenya ariko hari isomo ryitwa ubumenyamuntu asabwa hehe umuntu ntabwo wamumenya mu gihe utazi baretse mu gihe utazi kumbwira ngo uyu muntu urugero azitaba imana tariki izi n'izi gusa waba umuzi gute ndi kubikubwira umuntu ukubwira ngo uyu muntu hari umu DJ rest in peace bavuze ko azapfa ngo nyuma y'intuza yaje kwitaba imana nkuko n'ababivuze bazitaba ariko bari bamuhaye iminsi ntabwo ujya wumva bavuga iteganyagihe se imvura ngo izagwa ariko byo ngira ngo birasobanutse n'ukuntu bitwa initeganya ni uguteganya rero iryo somo naryita iteganya kumenya muntu sibyo se ntabwo umuntu wamumenya amana cyangwa wenda icyo baba bavuga ni ukumumenya arwaye aha hano habamo iki gutya wenda bakamenya umubiri ni biology ese ikigoye kumenya ku muntu ni iki ni inyama n'amaraso n'ibiki mu mutwe yo ni sawa ninde exidira ndi mu kiganiro man bari kumbaza nawe ariko nsubiriza aho ngaho ngo umuntu wamumenya umuntu ni ikimwishe mu gihe bataravumbura akantu gatesitinga icyo bita alkotesite turayizi tuzi tesite utaramenya mu muntu tesite ntabwo byakunda reka nkomeze rero turasubira live irakomeza ikigoye ni ukuvuga ngo umuntu ikigoye kumenya kuri we ni nyine umuntu ni umuntu nyine gutyo bimeze ni ukuvuga ngo umumenya muri kumwe nona ariko ejo ntiwamenya ntabwo wabonye mitsutsu umugabo arifata akicara akarira ati muranshaka iki kandi barakoranaga tubibona ukajya kumva uwo bakoranaga nawe araje aramushubije rero ikintu ikosa riba ryarabaye ni uko batamenyanye mbere y'uko batangira poroje Amaji hari umuntu wahemukiye benshi umuntu wahemukiye na n'isaha nawe ujya wicara kumva mu mutima wawe umutima uragucira urubanza wamukoreye iki hari ryari namuzanye ku isi kuko urumva
tubyihore. Oya tubwire nta kibazo. Yewe abantu guhemuka nta kintu cyadanje gihari, ariko umuntu nahemukiye ubwo ubundi ni uwuhe? Abantu ku isi bisanzwe nyine. Narihemukiye Gute? kuza muri ibi bintu byanyu mugikomeje no konshyiramo Ibiti byacu se. ibi ngibi nyine mu nyicaza hano mu kuzuba. Se wabyishizemo nyine narihemukiye. Niteretse izuba ryamennye agahanga imbwa hano. Nugo ngo warihemukiye. Ariko ese ubwamamare bwawe hari ikintu ubwicuzaho cyangwa? Ubwamamare bwanjye hari icyo bwamfashijeho n'ubu kimfasha, ariko hari n'icyo bwamuhungabanyijeho. Ni nk'iki bwaguhungabanyijeho? Nk'ubu ngubu waje kundeba. Waje kundeba se nk'inshuti. Hanyuma ibyo se washyizeho nibi ariko sha ntabwo uri inshuti yanjye. Nuvuga ngo ubutavogerwa nabwikuyeho. Uricara ukabona umuntu araje kandi uraramuka utamwakiriye aravuga ngo uriyemera. Yego. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu wa mugani wa mugani. Icyo kintu ndi kucyumva cyane. So rero nk'ubu ngubu kuki utaza ngo usuhuze abantu bo kuri Kigali News Channel uba pepera? Njyewe se mba ndi gukamera kenshi. Simbona se ufite tripod? Yego. Nase wahagurutse nyine. Hari ikintu cyitwa focus kuri wanze kwishyira hanze mwana byiwe. Oya ariko ntabwo aruko nese abantu baragira abantu baranze. Nyine ngewe kwamamara kwanjye hari icyo byamfashije, ariko nanjye hari icyo byamuhungabanyijeho mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Nk'ubu ntabwo twajya kunywa amata na fanta bikonje ahantu, uhita ubona umuntu ngo mani ngo nawe ngo unywa amata. Hari sinzi nimba uhibuka aho hantu kamiyorere. Twageze umucuruzi gutya amaze kuduhereza ibyo twashakaga ngo amaji kweri nawe koko ngo n'amaji kweri amaji twemeraga nawe ashobora kurya irindazi. Nyine urumva hari ibintu ariko nanone tuzi ko nta kintu wambwira mani. Ariko nanone amaji tuzi ko abasitari mubayeho ubuzima bwiza, muba mufite amafaranga. Nta buzima bwiza amafaranga udafite ukuntu yarya ntacyo amaze. Urumva buriya barakubwira ngo inzu nziza nicyo uyiririyemo. Yego. Ubuse nari nyubuye kujya kwigurira imbuto hariya ku isoko, ariko ngomba kubwira gaditi nyakubahwa nyamuneka uhanyurire ubwo pome uzigiye nari nyikumburiye. Ariko urumva nyine bigenda bitu ikindi. Yego. Ibiciro by'ibintu ukuntu babituzamurana. Nibisazi mwana. Nibisazi. Noneho amaji wowe noneho uwo guhemukiye, uwo wibuka cyane yagukoreye iki? Ngo surumva kereka ari Ford. Ari Ford ari abantu. Okay. Abo wibuka tumwiyemo nk'umwe cyangwa babiri, ntago ari ngombwa amazina cyangwa nyine umuntu yifuje ko napfa imburagihe. Ariko Imana avuga ati ntago bikunda. Yego. Hari ibindi bintu ukeneye gukora hano ku isi. Ese abantu nk'urugero nk'abantu babaho nk'urugero muri rusange muri societe bifuriza abandi nabi, baba bari kuvunika. Nimba uri kugendera kuri Ama-G The Black wifuza inabi, nuko ni projet winjiyemo yo kugenda nshaka guhimba inkuru, kwifuza inabi, kumusebya, kumuharabika, ibyo byose ni wowe uri kuvunika. Abo bantu kandi noneho ni bari muri twe kandi nta nubwo babikwemerera. Bari muri twe gute? N'abantu mwirirwana? Ni bano bacu nyine. Ariko anytime iriya ndirimbo yitwa umuntu njya nyisubiramo nkagira ngo ni ubwa mbere nyumvisha. Nkibaza abantu bari gupfa iki. Yego.
ese kuri wowe wumva abantu bakabanye bate? reba ukuntu wabonye muri biriya bihugu byo hanze ibintu biri kuba. Yego. Pari abantu bari gupfa iki? Abantu bavanywe mu byabo, amazu bubatse imyaka n'imyaka bayasenye, ibintu byose byadurubanganye, abantu bari gupfa umusubirizo. Why? Sinahindura isi, ariko navuga ibintu biri kuba ku isi. Abantu se dukwiye kubana dute muri rusange? Ni kuriya nyine ubwo ntakundi. Nuko nguko. Mani nta kintu nabihinduraho, urumva? Reba abana ntago bari kujya ku mashuri, abana bari kurira mu muhanda, ibintu byadogereye, kurya ibiryo ni ibisazi. Ese urumva aho umuntu ntakaririmbye umuntu ari iki? Ama-G, umuntu wese udukurikiye ahantu atuye hariho hose, kugira ngo abeho ubuzima bwiza, yabana gute n'abandi bantu, abamwegereye, yakitwara gute muri sosiyete? Yajya kure y'abantu. Ubwo yabanye neza n'abantu se? Bakajya bavugana kuri phone, utu video call, utuntu nk'utwo ngo. Kubera iki yajya kure y'abantu? Abantu ni mani, umuntu araguhinduka ukibaza ngo uyu muntu. Ama-G, njyewe hano ntuye ndashaka kuba umuntu mwiza. Nta uzagume mu nzu yawe kugira ngo abantu bambone neza, banshime. Oya, ntago dushobora kukubona neza. Ibyo byo bimenye, ubyiteho, ubitekerezeho kandi ubyakire nk'uko bimeze. Wowe urambwira ngo urashaka kuba umuntu mwiza, ariko ubu uri mubi. Kugira ngo abandi noneho babone ko ndi mwiza. Njye ndabizi ko ndi mwiza. Noneho no kuba mwiza biragukoraho. Nimba bera mwiza birankoraho. Wowe menya ngo umuntu ntago wamwiga ngo umumenye. Noneho uri kumwanga ngo umuntu ngo yize ubumenya muntu. Hari isomo ryitwa gutyo. Bakomeze babyiga. Uzanshakira umuntu warangije iryo somo tumubaze. Kaminuza ubumenya muntu. Nari utuntu namwibariza. Habaye haruhari yazagira yakwanditse comments. Yego, cyakaduha nimero ye tukazamuvugisha. Uriko umva nk'icyo kibazo wamubaza? Yize iki? Ubumenya muntu. Kimubaze wenda akidusubiza muri comment. Yize ubumenya muntu cyangwa kumenya umuntu? Ngira ngo bagomba kuba ngo nanjye ubumenya muntu naraburangije. Wabonye iki serezi leta nyine rizate wabonye? Narabiririmbye. Ni ukuvuga ngo ubumenya muntu ni ukumenya ko umuntu atizewe, urumva? Umuntu anytime yagukoshona, umwana w'umuntu ukwima amazi yo kunywa akayamena, urumva? Ubwo se ahantu ntamenye umuntu. Iryo ni ryo somo ry'ubumenya umuntu ugushinja icyaha utakoze kandi kikemerwa, bakavuga ati iyi mineke yari iri hano ni gadi wayibye. Yego. Haza abantu benshi, nawe ugahita uvuga uti ubwo nyine nimba ari uko mubyumva mumbabarire nayibye. Yego. Ubu ntago ari gadi, ubu ni ikintu kimwihishemo cyo kuvuga ati ubundi niyambe menya nkayiba no. So rero kumenya umuntu, numva kumenya umuntu ni ukumenya ko yaguhinduka ubumenya umuntu. Anytime umuntu araguhinduka. Mu isomo wenda nk'urugero ry'ubumenya umuntu, ubundi wumva hakabaye hakubiyemo nk'izihe ngingo? Kumenya umuntu se? Mu isomo ry'ubumenya umuntu. Inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi, urumva? Umuntu ni inyamaswa idakenga ahanini kandi ikunda kwishwa n'umututizi. Umuntu ntago ari inyamaswa. Ni inyamaswa mbi cyane ahubwo. Umuntu umwana w'umuntu. Ariko urumva oya sha ibyo byo kumva byihurira. Nawe ubu wabona ugiye kuva hano ugenda unuka uvuga ngo kiriya kiba kiri mu biki. Nanjye nkasigara mvuga ati sinjye ubonye kiva. Ese kuki butabimbwira ngo ikibazo dufitanye gihite kirangira? Nyine uwo niwe muntu. Ni ikinyishemo ntago nabikubwira.
gadi nuko nguko umuntu ameze. Okay, ni ukuvuga ngo kubana n'umuntu biri mu bintu bishoboka, nta tips waduhereza utuntu twibanze. Uzarebe wenda nk'ibintu bigendanye, nkunda gutanga ingero ku ingo abashakanye. Nimba mushobora kuba mwarabyaranye abana 6, ejo bundi kandi mukavuga ko ngo mukundana ngo ubuziraherezo, yego, ejo bundi ukabona ba bantu badutumiye mu bukwe, urumva bari mu nkiko, yego, tukavuga wabona wenda bagiye gusezerana bwa kabiri, babonye si bya mbere babishimye se bakajya kwiyongeza. uzi ibintu wumva. Sose mama Claudine narinzi kuriya niba ukoze ibi bintu, cyangwa papa Patrick koko. Man, ibi bintu Amag, njye ntekereza ko ku giti cyanjye ntekereza ko kubana hagati yacu bitagoye. Njye nawe kubana hagati yacu nk'abantu, ibyo bintu barabiririmbye, barabyanditse, bakoze ibishoboka byose kugira ngo umuntu mu gihe no muri Edeni byananiranye, ntago mu isi bizakunda. ngo bananiye kuyibamo babiri ba none wowe uri mu bantu miliyoni na none se ubwo urumva byagenda gute? Tumenye iki ku muntu muri nta kintu twamenya, ni ikinyihishemo, ntaco rero nshaka no kuvuga. Wowe ni igiki? Umuntu ni umwana mwiza, ameze nk'isi kuno ubona ari ku manywa, nimugoroba ikaba nijoro, mukanya imvura ikagwa, izuba rikaza, kaza ivumbi, ejo icyondo, byose ni uko bimeze. Ahandi wari umeze neza? Ahandi he? Mu buzima busanzwe bwa buri munsi hano njye ntari. Buriyo nabyutse nkumva Imana yamaye umwuka wo guhumeka, kandi nimpeseshe ngo imbaze ngo kode ngo nshyiraho, urumva? Nimbaza akanyenyeri, nkabona ndariye ndaryamye, nta muntu dufitanye ikibazo hirya no hino, numva nta bindi. Umva nta bindi. Hari indirimbo se nshyashya iri kuduteganyiriza? Bayita Accident mu ishuka. Accident mu ishuka? Imeze nka gute se? Imeze nka gute? Mu ishuka haberamo ama-accident. Ishuka nyashuka? Hari ukurwariramo, hari ukuvukiramo utabiteganyaga. hari n'abayipfiramo. Ntabwo warumva inkuru ivuga ngo umugabo yaryamiye ngo akaboko k'abagabo, nose akaryamiye ahagaze. Oya, ni mu ishuka. Iyo ndirimbo se izaza ryari? Ndayifite yaranarangiye, ariko mba mvuga se nyirekure. Yirekure duhe twiyumve. Yega turagukunda, tuba dukeneye kumva. Murankunda. Urukundo rura. Amag, iyo usohoye indirimbo njye reka nkubwire, guferana byararangiye. Ntabwo ari guferana. Nese utekereza ko abantu iyo usohoye indirimbo, iriya mibare y'abantu baba barayikinze, baba bateye comment, baba banayirebye, utekereza ko bakwanga? Oya, ntabwo mvuze ko abantu banyanga, ariko nanjye ndabakunda. Yego, turagukunda rero. Nanjye ndabakunda. Ngo duhe indirimbo rero ubwo vuba aha twizeye ari. Ni itegeko se? Ntabwo ari itegeko. Tuze rero nk'uko izindi mwazibonye n'izindi zizaza. Ndabizi ko mu nkunda, nanjye ndabakunda. Ese Amag, hari projet wari ufite yo kwigisha abajene gukora frigo? Bari kuzikora, baragiye bari kuzikora. Hari uwambaje se ntabwo nyine uriya mushinga, kuko nabonye uko abakeneye kwiga ni benshi. Oya, turi benshi, reka twese muri rusange. Nk'ubu ngubu nize TikTok, sinari nyizi ngeyo, nayumvaga gutyo ngo TikTok.
TikTok. wumvaga ari nk'iki hari nka WhatsApp nk'utuntu tw'udusitati cyangwa bari nk'agastika kaba muri WhatsApp. Ariko TikTok nasanze ushobora gukuraho umuryango mugari. Yego. Ndabashuje abantu mwese mudukurikiranye aha ngaha kuri TikTok. Abantu bari gutanga izo bita ngo Baby Lion. Kiba ari iki bwo? Ni intare nyine. Umuntu akaguha intare? Abantu b'inshuti babaho man. Yego. Nk'ubu niyo mpamvu navuze ngo ngiye gukora ikiganiro ariko ndi na live kugira ngo ba bantu banjye babone n'ibyo umuntu aba yiriwemo. Yego. Baratublessinga, turafollowingana, ariko kuri pano yanjye ikintu cya danje kibaho ni ugutebya ariko nta guseserezanya. Guterana ubuse kuvuga ngo ariko ngo ko gadi mbona ufite umutwe munini simbirakariremo. Oya ntubirakaremo ariko nawe inda yawe ni kwa kure ariko kunashirira mu biganiro mukava bisoje ubudi ukavuga utariko iyo shati hari umuntu nyizi wayitiye shyiraho kamera ture n'ibyo twiberamo ngibyo mwiberamo ariko tunamamaza tuvuga B1 Gin tuvuga Mango 4G tuvuga Rujama Phones Shop. Yego. Nyine urumva ko ni urubuga rw'abantu batari ibifura. TikTok yawe yitwa gute se? Amag the Black Official. Amag the Black Official. Bose kuri uwo mushinga wo kwigisha urubyiruko utuntu tumwe na tumwe? Abo nigishije narabigishije nabo bazigisha abandi. Amag wakoze cyane. Sawa murakoze gati. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.